byirengo ibyo byose Imana dore yakugiriye neza none iby'Imana yakubwiye byarasohoye nta jambo Imana yavuze rizongera kugira gute kuranze nubwo urukurangura hanze ukagenda ariko uri mu byaha ntabwo uraramira mu byo byaha amafaranga ntabwo gazagira gute gazamurokora ahubwo Imana igiye kumanura igihano gikomeye cyane kandi ico gihano nabonye ukuboko kw'Imana muri kiganza kimanutse gukubita abantu bagize gute abantu bashubijwe ariko buno bagize gute babivuyemo iyo nkoni y'Imana rero igize gute irahari Imana yabyeze kera ngo genda uruhanga rwanda uhaye kugira gute gukomera niki nuko Imana yamuhaga imbaraga zigize gute zikomeye cyane Imana habuki icubahira na n'uyu munsi ibyo tunze byose ni Uwiteka watunga amafaranga menshi utayatunga ejo gashobora kugira gute gashobora gushira narambye rero ngo genda ubabyire kuko Imana yabyeze kera ngo genda ubabyire nubwo ari inzu y'abagome genda ubabyire nubwo bameze kure genda ubabyire ntubatinye uko yaba ari kose ntumutinye umubyire ngo ingaruka y'icana iki n'urupfu Imana habwa iki icubahiro abaduteza amatwi hari igihe Imana yavuganye nawe imaze kuvugana nawe ikugirira neza ibyo yavuze irabisohoza none aho kugira ngo uyikorere wihembye gukora iki ibyaha umenye ko urupfu rugize gute ruhari naho Imana izakoresha n'abakozi b'Imana abahanuzi kabakoresha bikagenda bite izabakoresha bagenda bakubyire bati na amahoro ariko ejo uzagera ufata urugendo uhure n'impanuka upfe Imana iri kwica zize venikile gone preveskia yambwiye ngo nijoro yambwiye ngo Imana igirize gute iranyura mu bantu bagize gute bayitaye ntibakomeze kuyumvira Imana habuki icubahiro iri jambo rero Imana nibwo yakomeje kubyira Ezekiyeli ngo ukomeze ugende ubabyire ngo kuko ijambo navuze rirasohora kandi rirasohora ryari vuba kuko harimo nabandi muri iyi minsi bafite intege nkeya ariko izo ntege nke nibakomeze bongeze ikimbaraga zo gusenga Imana izagira gute izabatabara ubundi yambye impare ebyiri yambye ngo hari abantu Imana asezeranyije ibyiza barabibona akazi barakabonye amafaranga barafite amazu barakodeshaga ubungubu bari mu mazu yabo ariko kibakije no mu nzu y'Imana kaho ubungubu habaye n'ikibazo rero cinsegere kuzigabanya ubungubu babonye ugwitwaza bari kuvuga ngo nava hanga nkajya ngatereza amafaranga ibihumbi 2 cyangwa 3 ngo kujya ku rusengero no mu rugo bagize gute barasengaga no mu nzu yiwe ngo bagize gute barasenga kandi imbere ntibagira gute ntibabikoraga bari bafite umuhati wo kugira gute wo kuyikorera Imana yambyiye ngo nibahaguruke nta muntu utasengera mu nzu iwe ariko impamvu Imana yasizeho insengero nukugira ngo n'abantu bagire gute bazisengeremo Imana habuki icubazima bwawe niyo mpamvu uyu munsi nongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana Papias ubushize twarabanye kandi ibintu byose bigenda neza uyu munsi naho twongeye kubana ndagira ngo muze kuza kumutega amatwi kugira ngo twumve message iremereye n'ubundi Imana yamurungikanye Papias uraho neza murakoma Yesu ashimwe Yesu ahimbazo cyane ndakubona rwose umeze neza ariko zikuri kugenda urushaho kuba umusore muri iyi minsi ukubona ntari kuyagase urimo umeze neza urimo rayaga uhara gwanje ubungubu rumeze neza cyane rwose reka usabe kugira ubusuza abakunzi bacu Imana ishimwe cyane amena muri kubona imbere ya kamera nitwa Hitimana Papias yego ndi umugabo ndubatse mu karere ka Nyabihu atuye Nyabihu yego Imana ishimwe cyane Imana ishimwe kandi himbazwe Papias rero yaje aturutse mu karere ka Nyabihu agera hano mu mujyi wa Kigali urabyumva urugendo ni rurerure kandi wamugurira amazi rwose akamanuza umuvumbi kuko urugendo aba yakoze ni rurerure kandi urabona baravuga ngo mu minsi ya nyuma ngabasore n'abakobwa inkumi ngabo bose urubyiruko ngo bazahanura bazagira bate ariko muri iyo minsi umusaza we azarota ariko uyu munsi aracyatera intambwe akaza akavuga ati reka ngene nge gushyiraho itafari kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare Papias karame reka gusaba kugira ngo usenge Imana reka dusenge Imana n'abatwumva badukurikiye yego bumve nije tumve n'ijambo ry'Imana reka dusenge Imana turagushimye nyakubaha Imana ishobora byose turagushimye ko uri Imana ikomeye yego tuzamuye ibiganza mwami Yesu Kristo tubutunga mu gihugu cyo mu ijuru haleluya uri Imana ikomeye cyane turi hano ubwoko bwawe twakoze urugendo rurerure kuva hara muri Nyabihu kugera hano i Kigali yego Mana waturinze uturinda mu mihanda izira ryawe urishimwe amina Mana rero muri aya masaha turasenze kugira ngo mwami Yesu Kristo abatwumva baduteza amatwi bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu
turagusaba kugira ngo mwami bumve ubutumwa bugiye gutambuka kuri iyi canu nyakubahwa Imana ishobora byose, tuzi ko ukiza kandi ukaba ugira neza. Turagusabye rero kugira ngo tugirire neza kandi udufashe umucunguzi wacu Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho rigeza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho. Yego, Imana habe ucubahiro. Message yanje rero munyamakuru, yego, buri mu jambo ry'Imana. Yego, Bibiliya yaravuze ngo umuhanuzi ukomeye cyane ni Bibiliya. Ibindi byose biza nyuma. Ibindi byose biza nyuma. Yego, no kwerekwa turemeniki, turerekwa. Yego. Ndetse tukanahanura. Yego. Ariko umuhanuzi mukuru Bibiliya. Nguyu ni Bibiliya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, abaduteze amatwi bumvira ijambo Imana yansize ku mutima. Riri hariya muri Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya. Yego. Igice ca mbere ku murongo wa 19 haravuga ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni kuwiteka agira gute avuga. Imana ihabwe icubahiro, amen. Twongera n'irindi jambo riri muri Ezekiyeli ibice 12 ku murongo wa 28 aratubwira ngo nuko rero ubabwira uti uku niko umwami w'iteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko umwami w'iteka avuga. Imana tugiriye neza, amina. Aya ni amagambo y'Imana rero Imana yansize ku mutima. Haleluya, amina. Iri jambo rirakomeye, ni ijambo rikomeye cyane kandi ni ijambo rikora. Bibiliya itubwiye amagambo akomeye ngo bazakugwanya. Iki Imana yabwiye Yeremiya. Yeremiya ari gusenga yiheranya n'Imana. Imana yamubwiye amagambo akomeye, iramubwira ngo bazakugwanya. Kukugwanyaho bazakugwanya, ariko nubwo bazakugwanya kuko uri kumwe n'Imana ntago bazagira gute, ntago bazagubasha, ntibazagushobora. Impamvu batazagushobora, ufitanye amakuru n'Imana, ufitanye ibanga n'Imana rikomeye cyane. Niba ufitanye ibanga n'Imana rikomeye, bazakugwanya koko, bategure kukugwanya, ariko kuko Imana iri kumwe nawe bagire gute, ntibagushobore. Ariko nutabura gusenga, nuba watambitse ibirenge utagisenga, bazakugwanya bakuneshe. Bazakugwanya bagushire muri gereza, bazakugwanya baguhimbira ibirego, ibyo bigufate kuko utari kumwe n'iki n'Imana. Muri iki gitondo rero ca kare cyane nka 11 ngitegura guhaguruka, ni ijwi ryansanze rirambwira ngo genda uvugire ijambo, ubabwire ngo abari kumwe nanje nduwiteka barabagwanya. No muri igihugu cy'u Rwanda hari benshi bari kugwanya, ariko Imana izagira gute, izabarengera. Haleluya. Ushobora kuyobora ahantu runaka, ukayobora karere runaka cyangwa se ukayobora ahantu runaka bakakugwanya, ariko Imana yavuze ngo bazakugwanya ariko ntibazagira gute, ntibazagushobora. Ushobora kuba mbese unafite business ukora, y'akazi ukora, bakakugwanya bagategura kugira ngo bakugwanye, ukabona ibimenyetso, ariko kuko ijwi ry'Imana riri ku predesaya zizeniye. Ijwi ry'Imana ryavuze riti ngaho humura, dore umutego uri hariya, ngiye kugwanirira. Abo kaje Imana kagira gute, ikakugwanirira. Imana ihabwe iki icubahiro. None irindi jambo riri hano twasomye muri Ezekiyeli ryatubwiye ngo nta jambo Imana yavuze rizongera kurazikwa. Niba uri mu byaha, kuko cyane abantu muri iyi minsi Imana yambwiye ngo bari gukora ibyaha byinshi, ngo nta jambo Imana yavuze rizongera kurazikwa. Nuje mu businzi, ubwo businzi bwawe Imana izabuguhaniramo. Nuje mu busambanyi nuko izaguhaniramo. Nubwo umurengwe kuko gurahari muri iki gihe, niyo mpamvu Imana yambwiye ngo, Imana yabwiye Ezekiyeli iramubwira ngo genda ubabyire, naho bazapinga ugire gute ubabyire. Umurengwe gugize gute, gurabishe. Bamaze umuntu yarakenye nta nibyo kujya afite, ariko Imana yamubwira ngo izamurinda, izamugirira neza, izamukorera imirimo, izagira icyo ikora. None ubu ngubu hari benshi batacuruza, Imana yababwira ngo bazacuruza. None ubu ngubu bafite amaduka n'amakenkero menshi, bari gucuruza cyane bikagenda, ndetse bamwe bakujya kurangura hanze mu Bushinwa n'ahandi mu bindi bihugu. Ariko ubu ngubu bamaze kudamarara, dore inda zimaze kugira gute, zimaze kugira hejuru. Ariko Imana yambwiye ngo babyire ngo ibyo byose Imana dore yakugiriye neza. None ibyo Imana yakubwiye byarasohoye. Nta jambo Imana yavuze rizongera kugira gute, kuranzikwa. Nubwo uri kurangura hanze ukagenda, ariko uri mu byaha, ntabwo uraramira mu byo byaha, amafaranga ntabwo azagira gute, gazamurokora. Ahubwo Imana igiye kumanura igihano gikomeye, igihano gikomeye cyane. Kandi icyo gihano nabonye ukuboko kw'Imana muri kiganza kimanutse gukubita
abantu bagize gute abantu bashubijwe ariko buno bagize gute babivuyemo iyo nkoni y'Imana rero igize gute irahari. Imana yabyeze kera ngo genda uruhanga rwanda uhaye kugira gute gukomera. Gukomera niki nuko Imana yamuhaga imbaraga zigize gute zikomeye cyane. Imana habuki icubahiro na n'uyu munsi ibyo utunze byose ni Uwiteka. Watunga amafaranga menshi utayatunga ejo gashobora kugira gute gashobora gushira. Narambye rero ngo genda ubabyire kuko Imana yabyeze kera ngo genda ubabyire nubwo ari inzu y'abagome genda ubabyire nubwo bameze kure genda ubabyire ntubatinye uko yaba ari kose ntumutinye umubyire ngo ingaruka y'icyaha niki n'urupfu. Imana ihabwa iki icubahiro. Abaduteze amatwi hari igihe Imana yavuganye nawe imaze kuvugana nawe ikugirira neza ibyo yavuze irabisohoza none aho kugira ngo uyikorere wihembye gukora iki ibyaha. Umenye ko urupfu rugize gute ruhari naho Imana izakoresha n'abakozi b'Imana abahanuzi kabakoresha bikagenda bite izabakoresha bagenda bakubwire bati ni amahoro ariko ejo uzagenda ufata urugendo uhure n'impanuka upfe. Imana iri kwica zize venikire gone preveskia yambwiye ngo nijoro yambwiye ngo Imana igirize gute iranyura mu bantu bagize gute bayitaye ntibakomeze kuyumvira. Imana ihabwa iki icubahiro. Iri jambo rero Imana nibwo yakomeje kubwira Ezekiyeli ngo ukomeze ugende ubabyire ngo kuko ijambo navuze rirasohora kandi rirasohora ryari vuba kuko harimo n'abandi muri iyi minsi bafite intege nkeya ariko izo ntege nke nibakomeze bongeze imbaraga zo gusenga Imana izagira gute izabatabara. Ubundi yambye impare ebyiri yambye ngo hari abantu Imana asezeranyije ibyiza barabibona akazi barakabonye amafaranga barafite amazu barakodeshaga ubu ngubu bari mu mazu yabo ariko kibakije no mu nzu y'Imana. Kaho ubu ngubu habaye n'ikibazo rero cy'insengero kuzigabanya ubu ngubu babonye ugwitwazo bari kuvuga ngo nava hanga nkajya ngatereza amafaranga 2,000 cyangwa 3,000 ngo kujya ku rusengero no mu rugo bagize gute barasengaga no mu nzu yiwe ngo bagize gute barasenga kandi imbere ntibagira gute ntibabikoraga bari bafite umuhati wo kugira gute wo kuyikorera. Imana yambyiye ngo nibahaguruke nta muntu utasengera mu nzu iwe ariko impamvu Imana yasizeho insengero ni ukugira ngo n'abantu bagire gute bazisengeremo. Imana ihabwa iki cubahiro. Uri gusengera mu rugo ntuzagira mu rusengero ngo Imana iraguhakaniye ngo no mu nzu y'Imana zukandagiramo naho utabona itiki wagenda n'amaguru wabyukana karuka genda n'iki n'amaguru. Imana ihabwa iki Imana ihabwa icubahiro. Yindi message mfite ni y'abarimu abapasitoro n'abarimu bo mu rusengero reba muri ADPR wenda bavuga ngo hari urugero rw'abarimu cyangwa se abapasiteri. Imana yambyiye ngo abo barimu n'abapasiteri bo mu madini bagende bahindura imikorere basenge ntihagire ibindi bimiza imbere ahubwo bagende basenge Imana basengesha abakirisitu bagende basengesha bareke ijwi ry'Imana ryonge imbere ntariko byagira gute ntariko byabaga na saa 12 twagira gute twarasengaga tugataha twasengaga mu gitondo saa 3 cyangwa saa 2 tugataha no ku mugoroba bwije ariko ubu ngubu bari kurebera kuki ku masaha. Imana yavuze ngo mwirebera ku masaha musenge mutagize gute mutisengeshe kuko imbere gatoya hari icyo Imana igiye kugira gute hari icyo Imana igiye gukora. Nibyo ngibyo Imana yambiraga kuri abo bayobozi b'amatora kugira ngo basengeshe umwuka iki iteka. Ikindi Imana yampishuriye yambyiye ngo mbyire abakozi ba leta baba mu bigo by'amashuri cyangwa se abakora mu mirenge mu tugari mu zo nzego nyine ngo nabo bagire gute begera Imana neza bavugane n'iki n'Imana. Kuvugana n'Imana ushobora kugenda no mu biro byawe wicayemo ukagenda ukavugana n'Imana n'uwo mwicaranye ntabyumve uri kuvugana n'Imana kuko naho hari ibigeragezo byinshi bamwe bigiye kugira gute bigiye kubanyuramo ariko ibyo bigeragezo nibasenga byajambo Imana babwiye ngo izabarinda ibyo bigize gute ibyo bintu bikomeye bitari byiza. Imana ihabwa iki icubahiro. Ibyo bintu bikomeye bitari byiza niki ushobora guhura n'intambara ushobora guhura n'ubugwayi ushobora no guhura n'ibintu bikomeye ndetse umuntu ashobora kugwanya ku kazi ati ntiyakoze idose ntiyayikoze neza kandi ari ikinyoma. Nyuma yaho rero iyo nibegera Imana neza Imana izabarinda ibyo byose mvuze haruguru. Imana ihabwa iki Imana ihabwa icubahiro. Tugiye gusengera ku bw'ijambo ry'Imana rero
Imana ishimwe. Ariko nubwo tugiye gusenga na n'ubu iri kumbwira ngo dusenge cyane, kuko muri iki gihe abarubaha Imana, Imana irabatabara. Urubaha Imana iramutabara. Ushobora kuba ufite icyifuzo gikomeye, hari ibyo wasabye Imana ukabona byaratinze, ariko kuri uyu munota Imana ivuze ngo ico yavuze igiye kugisohoza. Cyaba ari iciza igiye kugisohoza, cyaba ari n'ikibi igiye kugira gute, igiye kugisohoza. Imana ihabwe icubahiro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wowe urukunkurikira, urukuntega amatwi, wumve ko icifuzo ufite, niba uri kumwe n'Imana neza, Imana igiye kugisubiza. Nta kintu Imana yavuze ngo, nta jambo Imana yavuze ngo rigire gute, ngo rihere mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu kubw'aya magambo. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose. Haleluya. Twongeye kuza imbere yawe. Nongeye ndagupfukamiye Uwiteka. Ni wowe mutabazi, ni wowe murengezi uzaturengera mu bintu bikomeye. Kuko warambye ngo ninja senga nze ngupfukamiye. Uri ya Mana ikomeye. Zize Veniance. Iri jambo twumvise riba ijambo ryo kudukora ku mutima. Kandi Mwami Imana, umunyabyaha areke ibyaha bye. Bariya bagiye basubizwa bakadamarara, wongere bagarure mu nzu yawe. Kandi Mwami Imana, kuko nabiriya batunze, garamaduka batunze, ndetse Mwami Imana garamaduka bari kugendamo, ziriya moto bari kugendamo, izo modoka nizo za moto ubwazo zabiyicira bahuye n'impanuka mu mihanda. Turagusaba kugira ngo utekiza robe ni contre de skize isi izere humura ingo Mwami, ubaye kugira ngo bagukorere kandi bakupede kide sankor ingo nyakubahwa, uhabwe ico izere humura nzabikora. Urakoze Mwami kuzabikora, kandi ko bamwe urabahindura, kuko Mwami muri iki gihe Mwami Yesu Kristo bamwe batirize ngo basenge, impfu zirahari. Ushobora kugera mu muhanda ugahura n'impanuka, n'urupfu. Ushobora kugwara ingwara ikomeye, nabwo n'urupfu. Ushobora kugenda Mwami ukajyamo ugaca mu gitondo wapfuye. Ibyo ni ingaruka z'ibyaha. Turagusabye kugira ngo ukore ibitangaza. Urizere humura ndi kubona nawe. Urakoze Mwami kubyumvise kandi ukoze imirimo n'ibitangaza ku mucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane kuri message nziza. Imana ishimwe cyane. Nimba nta yindi sigaye inyuma, yego kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Imana ishimwe cyane. Nomero yanjye ya telefone ni 0788 64 91 0788 64 91 55. Imana bahumugisha mu nzira ya Yesu. Urakoze cyane. Imana amahoro ni guhereza umugisha wari uri kumwe natwe, kandi nawe igihe tuzongera kuwukenera tuzagutumira, uzatwitaba, turabyizeye. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amen.